Dore ahantu ku isi hatinyitse ku buryo n'uwagerageje kuhatura yahasize ubuzima, ariko nubwo hateye ubwoba hakunda gusurwa na ba mukerarugendo baturutse hirya no hino ku isi, bamwe bashaka kuhifotoreza, abandi bafite amatsiko yo kuhareba no kuhafatira video. Bamwe mu bahasura ntibasubirayo ukundi kuko hateye ubwoba. Nibyo koko wabyumvishije neza, izi ni parike ziteye ubwoba, ibirunga biteye ubwoba, amashyamba ateye ubwoba, inyanja ziteye ubwoba, gereza ziteye ubwoba, n'imihanda hirya no hino ku isi iteye ubwoba. Hamwe muri aha hantu uri buze kureba cyangwa se uri buze kumva amateka yaho hano muri documentaire twaguteguriye uyu munsi. Ntabwo wizera yuko habaho, wajya kubona amafoto cyangwa se amavideo ukagira ngo ni ibintu bitabaho, ariko mu by'ukuri twagutembereye hirya no hino. Ngwino tujyane ubashe kumenya buri kimwe cyose, ubashe gusobanukirwa n'utu duce tugiye dutinyitse hano kuri iyi si. Ariko nubwo hatinyitse, ba mukerarugendo bakunda kuhasura uko bwije n'uko bukeye. Mu by'ukuri abahageze bahasiga ubuzima, amamiliyoni y'abantu bahasiga ubuzima buri mwaka, ariko ntawureka kuhasura kubera ibitangaza bihaba cyangwa se uburyo hatinyitse n'uburyo hateye ubwoba, bigatuma buri wese agira amatsiko yo kujya kureba aho hantu. Ngo kaze muri iki cyegeranyo cy'uyu munsi, nge wagikuteguriye nitwa Mr Alex. Iyi ngiyi ni Umva X. Guhaye ikaze, ndagusaba kugira ngo usozanye natwe iyi video kugira ngo ubashe gusobanukirwa byinshi byihariye hano kuri iyi si bibera muri iyi sanzure biteye ubwoba, ariko bigatuma ikiremwa muntu ba mukerarugendo amamiliyoni y'amadolari benshi bayishyura kugira ngo bajye gusura aho hantu, kandi mu by'ukuri hateje ibyago. Ushobora kuba uri muri baza ikibazo kivuga ngo ese hano muri Afurika hari ahantu hahari hatinyitse kuri urwo rwego? Ndagira ngo ngusubize byihuse muri iyi video naguteguriye muri iki cyegeranyo. Icyo ngusaba no kugira ngo udutege amatwi ndetse ubashe gukurikirana iyi video kugeza irangiye. Ku mwanya wa mbere turahasanga Congo River. Uyu mugezi wa Congo utangirira mu misozi hanamye yo muri Zambia, mu burasirazuba bw'iburengerazuba bwa Afurika, ahagana hagati y'ikiyaga cya Tanganyika n'ikiyaga cya Nyasa muri Malawi. Congo River ni umugezi wihariye ku mwanya wa kabiri muri Afurika nyuma ya Nile, kuko uyu mugezi ureshya n'ibirometero 4700 kuva aho utangiriye kugeza aho winjiriye mu nyanja ya Atlantique. Uyu mugezi habamo ubwikorezi bukorwa n'ubwato bunini cyane bwubatswe mu buryo bwa gakondo butagezweho. Abantu ibihumbi magana bakorera ingendo zitandukanye muri ubu bwato, bava cyangwa se bajya kurangura. Ubu bwato ntibatinya kubugendamo nubwo buteye ubwoba ko bwakora impanuka mu buryo bworoshye. Ibi bituma aha hantu hasurwa cyane na ba mukerarugendo baturuka hirya no hino ku isi. Aha ho ntabwo wakwizera ko habaho. Reka tujye ku mwanya wa kabiri. Fair Mayador Road. Uyu ni umuhanda utangaje cyane, uherereye mu gihugu cya Pakistan. Uyu ni umuhanda wo mu misozi miremire ihanamye cyane, hateye ubwoba cyane. Uyu muhanda nubwo utinyitse ureshya na kilometero 15 gusa. Fair Mayador Road. Mbere yuko uwinjiramo ubanza guhabwa amabwiriza yuko ugomba kwitwara kuko ikosa rito wakora uri kuwugendamo uhasiga ubuzima. Uyu ni umuhanda werekeza muri Tato Village. Ndabyumva neza ntusobanukiwe? Reka ngusobanurire neza. Tato Village ni umudugudu uherereye mu majyaruguru ya Pakistan. Yego nibyo ubyumvishije neza. Ndizera ko noneho ubu aho ngeze umaze gusobanukirwa neza icyo narishatse kuvuga. Kubera uburyo hateye, uburyo wubatsemo, bituma hasurwa cyane n'abamukera rugendo benshi baturutse ku isi hirya no hino hatandukanye, nubwo hateye ubwoba kuhagera. Ndagira ngo unyemerere tujye ku mwanya wa kane. Turahasanga Sundarbans, India. Ni rimwe mu mashyamba akomeye kandi ateye ubwoba ku isi. Iri shyamba rizwiho kugira inyamaswa nyinshi nk'ingwe zo mu mazi n'izindi nyamaswa nyinshi ziteye ubwoba. Aha kandi hazwiho ibiza kuko imisozi yahitenguka buri saha. Mbere yuko winjira muri iri shyamba cyangwa parike, ubanza guhabwa amabwiriza y'uko uri bwitware, kuko ikosa ritoya wakora ukiri muri iri shyamba uhasiga ubuzima. Kubera imiterere yaho itangaje ndetse n'ibinyabuzima birimo, bituma ba mukerarugendo batandukanye baturutse hirya no hino ku isi baza kuhasura nubwo hateye ubwoba bwinshi. Ku mwanya wa gatanu w'ahantu hatinyitse cyane kurusha ahandi ku isi turahasanga Ringpaish Road.
Uyu ni umuhanda wo mu mujyi wa Chongqing mu Bushinwa, uzwi cyane ku isi kubera kumanuka gukabije no kuzamuka, bituma gutwara muri uwo muhanda bisaba ubuhanga n'ubwitonzi bukabije. Yego nibyo, wanyumvishije neza, hateye ubwoba bwinshi ku bashoferi. Gusa kugira ngo unyumve neza, uyu muhanda si muremure cyane, ni umuhanda mugufi wo mu mujyi ariko uzamuka cyane kandi umanuka cyane kurusha imihanda myinshi hano kuri iyi si ya rurema. Icyawugize ikimenya bose si uburebure, ahubwo ni uburyo wubatsemo uhanamye cyane. Ibi ngibi bigatuma ba mukerarugendo baturutse ku isi hirya no hino bahasura cyane kubera imiterere y'uyu muhanda. Ku mwanya wa gatandatu turasanga agace gatoya kari mu nyanja ya Pacifique. Twavuga ko ni igice giteye ubwoba, ni igice cy'urupfu, ni igice cy'amarira. Aho hantu nta zuba rihagera, nta rumuri, nta kwezi, ikintu cyose kigerageje kuhagera ntabwo kihava. Mu by'ukuri benshi bavuga yuko aha hantu hateye ubwoba kubera ibintu bihabera bitandukanye. Hari izindi mbaraga z'imyuka mibi zidasanzwe ziba hano muri iki gice. Ndagira ngo unyemerere ngusobanurire buri kimwe cyose akantu ku kandi kagize aka gace kari mu nyanja ya Pacifique gateye ubwoba ku isi kuruta ahandi hose ku isi. Iki gice kiri munsi y'inyanja ya Pacifique, munsi y'amazi hagati y'inyanja. Ni ahantu hateye ubwoba cyane kuko nta kindi kinyabuzima kihagera. Muri iyi nyanja, muri aka gace, hari izindi mbaraga zidasanzwe. Ikintu cyose kigerageze kuhagera kiburirwa irengero. Nibyo, ndabyumva. Uribajije ngo habamo iki? Muri Mariana habamo ibinyabuzima byihariye kuko nta rumuri rw'izuba cyangwa ukwezi bihagera. Dore bimwe muri ibyo binyabuzima bibarizwa muri aka gace ko muri iyi nyanja. Aha habamo amafi mato yo mu mwijima adakeneye urumuri. Ibi ni ibinyabuzima byo mu muryango wo mu nyanja bikenera urumuri rukeya cyane. Ahangaha kandi habamo utunyabuzima duto cyane tutabonwa n'ijisho ry'umwana w'umuntu. Ibiremwa byo mu mazi bidasanzwe bigenda buhoro buhoro bikurura inda. Utunyamasyo two mu mazi. Iki ni ikiremwa gifite igikonoshwa ku mugongo wacyo. Ibyinshi muri byo ntibikenera izuba, bibeshwaho n'ibintu byo munsi hasi mu nyanja. Ibi bigatuma iyi nyanja iba ahantu hatinyitse ku isi. Gusa nubwo bimeze gutyo, bituma ba mukerarugendo baturutse hirya no hino ku isi baza gusura iyi nyanja kubera yuko ako gace karatangaje cyane. Abashaka kwandika amateka, abashaka amafoto y'urwibutso, ahangaha nubwo hateye ubwoba baraza bakishyura amamiliyari y'amadolari kugira ngo baje gusura kano gace gatangaje. Ku mwanya wa karindwi w'ahantu hatinyitse ku isi kurusha handi turahasanga Danaki Depression mu gihugu cya Ethiopia. Ubu ni bumwe mu butayu buherereye mu majyaruguru ya Ethiopia. Ni hamwe mu hantu hashyushye cyane kandi hateye ubwoba ku isi. Nibyo koko, wabyumvishije cyane cyangwa se wanyumvishije cyane. Ubu ni ubutayu butinyitse buhana imbibi na Eritrea, Djibouti. Ni ahantu hateye ubwoba kuko harimo ibirunga binini cyane. Nk'uko mubyumvishije, ibi byose bituma haba ahantu hateye ubwoba ku isi kurusha ahandi. Gusa ibi bigatuma ba mukerarugendo bakunda kuhasura cyane kubera umwihariko waho. Ku mwanya wa 8 turatemberana mu majyepfo ya Afurika y'Epfo. Muri iki gihugu haba inyanja irimo ibintu bitangaje, irimo inyamaswa ziteye ubwoba. Ibi ngibi bigatuma hajya ku rutonde rw'ahantu hatinyitse cyane ku isi. Iherereye mu majyepfo ya Afurika y'Epfo. Aka ni agace ko mu nyanja kazwi cyane ku isi kubera ibinyamaswa birimo binini bizwiho kurya inyama gusa. Ibi ngibi bigatuma hafatwa nk'ahantu hateye ubwoba cyane ku isi. Muri iyi nyanja, by'umwihariko muri aka gace, abahasura baharebera kure kuko bivugwa yuko kuhegera gusa benshi bahaburira ubuzima. Ku mwanya wa 9 turahasanga umuhanda witwa Cliff Road. Uyu ni umuhanda uherereye mu majyaruguru y'Ubushinwa. Uyu muhanda wubatswe ku buryo butangaje cyane kuko wubatswe ku musozi ugizwe n'urutare runini cyane, uzwi cyane ku isi kubera uko wubatswe ku rutare ruhanamye cyane. Ibi bigatuma uwunyuramo agira ubwoba bukabije. Mu by'ukuri hateye ubwoba cyane. Ibi ngibi kandi bikurura ba mukerarugendo hirya no hino ku isi bakajya gusura uyu muhanda kubera ko uratangaje, wubatswe mu buryo butangaje. Mu by'ukuri uhabonye ku ifoto cyangwa se kuri video ntabwo wakwizera yuko aha hantu hanyura abantu, ariko siko bimeze. Benshi bajya kuhasura nubwo uko bwije nuko bukeye buri mwaka benshi bahasiga ubuzima, ariko kubera yuko ari ahantu hatangaje, ari ahantu nyaburanga mu gihugu cy'Ubushinwa, hinjiza amadolari menshi ku mwaka cyangwa se ku kwezi. Turahasanga Porforia Island, Italy. Ikirwa cya Porforia kiri mu Butaliyani. Ni kimwe mu birwa bizwi cyane ku isi kubera amateka yacyo ateye ubwoba.
Yego, nibyo koko wanyumvishije neza, aha hateye ubwoba. Dore amwe mu mateka yaho. Aha ni ahantu hatinyitse cyane kubera ko mu kinyejana cya 14 hajyaga abantu barwaye ibyorezo kubatwikirayo. Yego, mubyumvishije neza, kuko no mu kinyejana cya 20 bahajyanaga abarwayi bo mu mutwe bakahasiga ubuzima. Kugeza ubu haba bafashwe n'ibyorezo, haba abo barwayi bo mu mutwe 90% bahasigaga ubuzima, ndetse bagashyingurwa mu buryo buteje ikibazo cyangwa se mu buryo buteye ubwoba, ku buryo umuntu bamushyinguraga mu buryo bugaragara, warebesha amaso yawe ukabona neza isura yiwe, ibyo yari yambaye, ukwasa. Byatumye haba ahantu hateye ubwoba ku isi kubera amagufa menshi y'abantu. Ibi byatumye aha hantu havugwa ko hari imyuka mibi, kuko bigoye kuhinjira kugira ngo uzahasohoke amahoro. Ibi ngibi bigatuma haba ahantu hatinyitse cyane ku isi. Reka tujye ku mwanya wa 11. Turahasanga Lariconada, Peru. Uyu ni umujyi uherereye mu gihugu cya Peru, kiri ku mugabane wa Amerika y'Epfo. Lariconada ni umwe mu mijyi yubatse hejuru cyane ku isi ku buryo butangaje, kubera yuko uyu mujyi wubatse hejuru ku burebure bwa metero 5100 hejuru y'inyanja. Ibi bituma umwuka uba muke kuba hasuye, higanjemo ba mukerarugendo. Guhumeka biragorana. Byumvikane neza, kuhaba cyangwa kuhagera biteye ubwoba. Ku mwanya wa 12 turahasanga Hawashan Black Walk Shrine. Iyi ngiyi ni inzira y'imbaho zimanitse ku musozi w'urutare wa Hawashan mu gihugu cy'Ubushinwa, aho intambwe imwe ishobora kuguhindurira amateka, kubera yuko abatari bakeya bajya mu marushanwa yo kuhanyura. Mu by'ukuri uteye intambwe imwe cyangwa se nyinshi ahabwa akayabo k'amafaranga menshi, kubera yuko iyi nzira iteye ubwoba. Aha hantu hateye ubwoba haherereye mu majyaruguru y'Ubushinwa. Ibi bituma haba ahantu hateye ubwoba ku isi kubera imiterere yaho. Gusa nubwo bimeze gutya, ba mukerarugendo batandukanye baturutse ku isi hirya no hino bakunda gusura iyi nzira mu rwego rwo kugira ngo birebere imiterere y'aha hantu, bahafatira amashusho, bahafatira amafoto. Ku mwanya wa 13 turahasanga Nyiragongo Mountain, Congo. Uyu musozi wa Nyiragongo uherereye mu burengerazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, DRC. Kandi uyu musozi uhana imbibi na parike y'igihugu Virunga cyangwa se Ibirunga. Uri hafi cyane y'umujyi wa Goma, wegereye ikiyaga cya Kivu. Uri hafi y'imbibi z'u Rwanda, ariko uri ku butaka bwa Congo. Iki kirunga kivugwa muri Congo gifite uburebure bwa metero 3470. Ndakumva neza, ushobora kuba wibajije cyangwa se uribajije, ese kuki hashyirwa mu hantu hateye ubwoba ku isi? Nyiragongo ifatwa nk'ahantu hateye ubwoba kubera izi mpamvu zikomeye cyane. Nyiragongo ifite ikiyaga kigizwe n'umuriro. Ni kimwe mu biyaga bikomeye by'umuriro bihoraho ku isi. Umuriro w'iki kirunga urihuta cyane iyo kirutse. Nyiragongo ishobora kugenda vuba cyane igasenya imijyi mu masaha make cyane, harimo n'ibikorwa remezo bifitiye akamaro abaturage muri rusange. Nyiragongo hari igihe kizwi cyane yigeze kuruka ndetse ikangiza ibikorwa remezo byinshi bitandukanye. Turagira nko mu mwaka w'1977, umwaka wa 2002, umwaka wa 2021. Iyi ni imyaka yabaye idasanzwe ku bantu bose bari begereye Nyiragongo. Igihe yarukaga habaye ibintu bibi bidasanzwe, abantu barahapfira, ibyabo biragenda, inzu nyinshi ziburirwa irengero. Mu by'ukuri bituma abantu bagira ubwoba, ndetse benshi bakaba batinya iki kirunga iteka, bahora biteze iyo cyarutse abari hafi aho bose baba bategereje yuko bari buhure n'ibintu bidasanzwe bishobora kubabaho, ndetse biteye n'akababaro ndetse n'agahinda kenshi cyane. Nyiragongo ibangamiye abantu benshi cyane kubera ko iri hafi y'umujyi wa Goma, umujyi utuwe cyane. Mu by'ukuri iruka rya Nyiragongo rishyira ubuzima bw'abantu mu kaga gakomeye. Iki ni ikirunga gifite imbaraga mu buryo butangaje, active volcano. Ibi bigatuma gihora gisurwa na ba mukerarugendo baturutse hirya no hino ku isi hatandukanye. Kubera ibi byose, Nyiragongo ishyirwa ku rutonde rw'ahantu hateye ubwoba ku isi kubera guteza ibyago bikomeye cyane. Ku mwanya wa 14 w'ahantu hateye ubwoba kurusha ahandi ku isi turahasanga Hassan Bridge. Aha ni mu gihugu cya Pakistan. Mu by'ukuri iki ni ikiraro cyo muri Pakistan giteye ubwoba cyane ku isi kubera imiterere yacyo, harimo no kuba cyubatse hejuru y'umusozi munini cyane, kikagira uburebure bwa metero
ibihumbi 194 na metero 200. Ibi bikiyongeraho kuba gishaje kandi cyubakishije imbaho z'ibiti. Gusa nyemerera nkubwire nubwo bimeze bityo bidasubizwaho, ba mukerarugendo baza kuhasura baturutse hirya no hino ku isi. Ibi bigatuma iki kiraro cyo muri Pakistani kiza mu hantu hatinyitse cyane ku isi. Ku mwanya wa 15 mu hantu hateye ubwoba cyane kurusha ahandi ku isi turahasanga Chernobyl Exclusion Zone. Aha ni mu gihugu cya Ukraine. Ni agace kabujijwe guturwamo ko muri Ukraine kubera impanuka ya nucleaire yo mu 1986. Kubera iyi mpamvu ahangaha cyangwa se aka gace bituma hajya mu hantu hatinyitse cyane kurenza ahandi ku isi. Ku mwanya wa 16 w'ahantu hatinyitse cyane kurenza ahandi ku isi turahasanga Poison Garden England. Poison Garden yo mu Bwongereza. Ubu ni ubusitani burimo ibimera bufite uburozi bukomeye cyane. Kubera iyi mpamvu ubu busitani bituma haba ahantu hatinyitse cyane ku rwego rw'isi yose. Dore bimwe mu bituma hateye ubwoba cyane ku isi kurusha ahandi. Ibi byatsi biri muri ubu busitani iyo byegeranye ari byinshi birekura umwuka udasanzwe wa gaze wangiza ubuzima bw'abantu benshi cyane. Ahangaha ntibyemewe kuhegera. Abahasura cyangwa se abahareba baharebera kure. Mu by'ukuri kuhegera bisa naho ubushyize ubuzima bwawe mu kaga. Bimwe mu bahasura usanga bibaranga iyo bagiye iruhande rw'ibyo byatsi cyangwa se iruhande rw'ubwo busitani harimo kugira isereri, kuruka gukabije, gucika intege n'ibindi byinshi biteye ubwoba iyo wegereye hano kuri ubu butayu cyangwa se kuri ubu busitani. Ku mwanya wa 17 turahasanga Oyama-Yekon. Oyama-Yekon ni umudugudu uherereye mu gihugu cy'Uburusiya. Uyu mudugudu uzwi cyane ku isi hose nk'ahantu hakonje cyane kandi hatuwe n'abantu benshi. Nubwo ubukonje buharangwa bukabije cyane, hari abantu bahatuye bakomeza ubuzima bwabo bwa buri munsi. Mu gihe cy'itumba ubushyuhe bushobora kumanuka kugera kuri 67.7%. Ibi ngibi bigatuma Oyama-Yekon iba ahantu hateye ubwoba kandi hatangaje ku isi yose. Nyemerera tujye ku mwanya wa 18. Ku mwanya wa 18 turahasanga Yungas Road cyangwa se Naf Yungas. Ahangaha ni mu gihugu cya Bolivia. Yungas Road izwi cyane nka Delta Road. Uyu ni umuhanda wo muri Bolivia uzwi cyane ku isi yose. Uyu muhanda kubera ubugari butoya ufite, imisozi ihanamye cyane, impanuka nyinshi zihabera z'abantu cyangwa se imodoka. Ibi bituma haba ahantu hatinyitse cyane kurenza ahandi ku rwego rw'isi yose. Mu by'ukuri ndagira ngo nkubwire ngo iyi ni imwe mu mihanda iteye ubwoba ku ruhando mpuzamahanga. Ahaho ntihasanzwe, hateye ubwoba, benshi barahaguye. Reka tujye ku mwanya wa 19 turahasanga Travelers South Africa. Ahangaha wumvishije ni muri South Africa. Haba inzira iteye ubwoba cyane kubera uburebure n'ubuhanamye bukabije. Iyi nzira iteye ubwoba inyura munsi y'imisozi miremire cyane. Mu by'ukuri ikirere cyaho gihinduka mu buryo butunguranye. Imvura nyinshi, umuyaga ndetse n'imbeho bishobora kuhagusanga mu kanya gatoya cyane ukahaburira ubuzima. Ahangaha hateye ubwoba. Nubwo uri kuhumva nta mihanda ibayo, nta bikorwa remezo bihaba. Abagenda muri iyi nzira baba bagenda bayobowe n'ikarita cyangwa se mapu. Dore ibibazo bagira bagiyeyo. Muri ibyo bibazo harimo kugwa mu manga, kuburirwa irengero n'ibindi, kubera yuko bavuga ko iyi nzira ibamo imbaraga zidasanzwe z'umyuka mibi n'ibindi biremwa bitagaragarira amaso y'abantu bishobora gushimuta umuntu uwo ari we wese mu gihe icyo ari cyo cyose uri aho hantu. Uba ugomba kwitwararika. Mu by'ukuri aha ni ahantu hitaruye cyane abantu. Birumvikana neza ugiriyeho ikibazo kugira ngo uzabone ubufasha biragoranye cyane. Ku mwanya wa 20 w'ahantu hateye ubwoba cyane kurusha ahandi ku isi turasanga Great Blue Hole. Great Blue Hole ni umwobo munini cyane uri mu nyanja ya Berize hagati mu nyanja. Uyu mwobo uzwi ku isi yose kubera ubujyakuzimu bukabije n'ibara ryawo ry'ubururu rikurura amaso y'abantu. Uyu mwobo ufite ubujyakuzimu bungana na metero 120 kandi uyu mwobo ubarirwa mu hantu hateye ubwoba cyane ku isi kubera ubujyakuzimu bw'iyi nyanja uherereyemo. Bimwe mu biteye ubwoba ni umwijima uri mu ndiba yawo n'imiturire cyangwa se imiterere y'ibinyabuzima biwurangwamo bigaragara buri gihe uko hagize uwegera kuri uyu mwobo cyangwa se uko hagize uwegera hano kuri iyi nyanja. Nubwo ahangaha ari ahantu hatangaje mu bwiza bwaho, Great Blue Hole
ni ikimenyetso ko hari ahantu ku isi hateye ubwoba cyane, kandi mu by'ukuri ahangaha bisaba ubumenyi buhanitse cyane kugira ngo ubashe kwerekezayo ubone uhageze. Nyemerera ngo utembereze ku mwanya wa 21 w'ahantu hateye ubwoba cyane kurusha ahandi ku isi. Ahangaha turahasanga amadarage cyangwa se esikariye. Iyi esikariye yubatswe mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose, igizwe n'intambwe zigera ku 4,000 zizamuka ku musozi uhanamye cyane. Oya, ndizera ko wanyumvishije neza cyane, ariko reka ngusobanure mu buryo bwimbitse. Izi esikariye zari zaragenewe ibikorwa bya gisirikare, ariko nyuma aya madarage ahinduka ahantu hamenyekanye cyane ku isi kubera uburyo hateye ubwoba ndetse n'ibitangaza bikunda kuhabera. Aya madarage cyangwa se izi esikariye ni ahantu ingabo z'igihugu cy'Amerika zakoreraga imyitozo mu gihe barimo baritegura intambara y'isi ya kabiri. Dore bimwe mu bintu bituma haba ahantu hateye ubwoba cyane ku isi: kubera umuyaga mwinshi ukabije, ikindi kandi hakaba harehare cyane. Ahangaha hakunda kunyerera cyane ndetse n'ikirere gihindagurika bitunguranye. Ibi byose n'ibindi tutakubwiye bituma haba ahantu hatinyitse cyane ku isi kubera imiterere yaho. Nibyo koko twageze ku mwanya wa 22 w'ahantu hateye ubwoba cyane kurusha ahandi ku isi. Ahangaha turahasanga The Road of Bones. Uyu ni umuhanda wo mu gihugu cy'Uburusiya uzwi nk'umuhanda w'amagufa. Nibyo koko wanyumvishije neza, ni umuhanda w'amagufa hateye ubwoba, wubatswe mu gihe cy'Abasoviete Union. Ahangaha hajyanwaga imfungwa zakoraga imirimo simburagifungo. Benshi muri izo mfungwa, bamwe muri bo bahasigaga ubuzima kubera imbeho yaho n'inzara yari ihari ikabije n'imirimo y'agahato. Mu by'ukuri haguye abantu ibihumbi amagana. Niyo mpamvu hitwa gutya umuhanda w'amagufa. Amagufa y'abapfuye yashyinguwe munsi y'umuhanda, ariyo mpamvu hitwa umuhanda w'amagufa. Uyu muhanda uguma ari ikimenyetso cy'amateka akomeye cyane ku isi n'akaga k'ahantu hitaruye kandi hakonje cyane kurusha ahandi ku isi yose. Ku mwanya wa 23 w'ahantu hatinyitse cyane kurenza ahandi ku isi turahasanga Delta Zone. Delta Zone yo ku musozi wa Everest. Aka ni agace kari hejuru cyane kubera yuko kari hejuru ya metero 8,000 uvuye ku nyanja. Ahangaha abantu benshi bagerageje kuhajya bakunda kubura umwuka, ogisijene ukaba mukeya, bamwe bakaba bahasiga ubuzima. Muri aka gace abazamuka bahura n'imbeho nyinshi cyane ikabije, harimo gucika intege gukabije guturuka ku munaniro ukabije. Ahangaha kandi bavuga ko hari imbaraga zindi zidasanzwe z'imyuka mibi kubera yuko uhageze atangira gutakaza ubwenge. Mu by'ukuri akumva ubuzima burimo buragenda. Haratinyitse cyane, ikosa ritoya gusa wakora igihe wagiyeyo, iri ngiri rituma uhaburira ubuzima kubera yuko hari benshi bahapfira. Mu by'ukuri hateye ubwoba cyane kubera yuko abahapfiriye barahaguma kubera kubura ubutabazi. Ntabwo byoroshye kugira ngo uzahakure umuntu cyangwa se uzahakure ikintu icyo ari cyo cyose. Ibi ngibi kuri uyu musozi nibyo bituma bihashyira cyane ku rwego rw'isi, ku hantu hateye ubwoba, bigatuma ba mukerarugendo benshi bakunda kuhasura. Ariko nubwo bahasura ntawuhegera, bajyana ibyuma bizwi nka jomeri bakabasha kureba ibihakorerwa, ndetse n'ubashije kuhajya aba yambaye ibyuma bimufasha guhumeka kugira ngo ntabashe guhura n'izindi mbaraga zidasanzwe zihaba. Ariko siko bimeze kubera ko benshi buri mwaka bahasiga ubuzima kubera imbaraga zidasanzwe bavuga ko zihakorera mu buryo bw'ibanga n'ibiremwa bidasanzwe bishobora gushimuta abantu mu buryo budasanzwe. Ku mwanya wa 24 w'ahantu hatinyitse cyane ku isi kurenza ahandi turahasanga Skippers Canyon Road. Uyu ni umuhanda uzwi cyane muri New Zealand. Uyu muhanda uzwiho kuba muto cyane mu mpande, kugira ibibaya n'imanga ihanamye cyane. Uyu muhanda uzwiho guteza ibyago ku modoka ziwugendamo. Aha ni ahantu hamwe mu hantu hateye ubwoba cyane ku isi ku bantu bahageze cyangwa se ku bantu barimo baranyura muri uyu muhanda. Mu by'ukuri uyu muhanda imodoka ziwugendamo nta sosiyete y'ubwishingizi yemera kubaha amasezerano yo kugira ngo yishingire zino modoka. Ibi ngibi n'ibindi byinshi tutakubwiye nibyo bituma haba ahantu hatangaje cyane ku isi kandi hateye ubwoba kuhasura New Zealand Road. Ku mwanya wa 25 mu hantu hateye ubwoba cyane kurusha ahandi ku isi turahasanga Rajasthan, India. Rajasthan, India.
Ahangaha wumvishe ni hamwe mu hantu hateye ubwoba cyane mu gihugu cy'Ubuhinde, kuko hari igihome cyangwa gereza iherereye mu ntara ya Rajasthan mu Buhinde. Iki gihome kizwiho cyane nk'ahantu havugwa ko hateye ubwoba cyane kurusha ahandi ku isi. Ukurikije inkuru z'amateka n'imigani, bavuga ko iki gihome gifite umuvumo. Ibi ngibi bigatuma iki gihome kiba ahantu hatinyitse cyane muri iyi sanzure turimo. Mu by'ukuri abari batuye iruhande rw'iki gihome bose bamaze kuhimuka, kandi kugeza n'uyu munsi kwinjira muri Bahanga nijoro birabujijwe, ni amategeko ya leta. Abagisura bavuga ko bumva amajwi adasanzwe avugiramo, kubona ibintu bitagaragara neza, ndetse no kumva ko hari ibibakurikirana iyo barimo baragenda iruhande rwacyo. Aha hantu h'amayobera haba amateka adasobanutse neza, kuko hakorera imyuka mibi. Tugeze ku mwanya wa 26 w'ahantu hateye ubwoba cyane kurusha ahandi ku isi. Turahasanga Nanga Parbat, Pakistan. Nanga Parbat ni umusozi uherereye mu majyaruguru ya Pakistan. Mu by'ukuri uyu musozi uzwi cyane ku izina rya Kira Mountain. Ibi byose biba kubera abantu benshi bawuzamuka bakahasiga ubuzima. Uyu musozi ufite uburebure bwa metero 8,126. Nanga Parbat ni umwe mu misozi miremire ku isi, uzwiho ubuhaname cyane bukabije, imiyaga ikaze, n'ikirere gitunguranye cyane mu buryo bukabije. Ibi ngibi bigatuma kuzamuka bigorana cyane mu buryo bukabije kurenza iyindi misozi yose hano kuri iyi si. Nanga Parbat ku mwanya wa 25 w'ahantu hateye ubwoba cyane kurusha ahandi ku isi, turasanga inzira ya Tateyama Club. Iyi nzira niyo mu Buyapani, ni inzira idasanzwe iherereye mu misozi y'Ubuyapani. Iyi nzira ihuza imisozi ya Tateyama n'ikiyaga cya Clube, ikanyura ku bice biri ku burebure bunini cyane buteye ubwoba. Iyi nzira izwi cyane kubera inkuta z'urubura ndende cyane zigera kuri metero 15 mu gihe cy'itumba, bigatuma abantu bagenda hagati y'urukuta rurerure rugizwe n'urubura. Nubwo ari heza cyane, ikirere gihinduka vuba, imbeho n'imiyaga bikaba biteye ubwoba. Mu by'ukuri Tateyama Club igaragaza ubwenge bwa muntu butangaje. Ubu ni ubwenge kuko umwana w'umuntu yabashije gukora urukuta rugizwe n'urubura atangije ibindi bikorwa remezo byose bikikije uwo musozi. Ibi ngibi bituma hagira ubudahangarwa bw'ahantu hateye ubwoba cyane ku isi kurusha ahandi. Tugana ku musozi w'iyi documentary, turahasanga ku mwanya waho wa 28 Paris mu Bufaransa. Munsi y'imihanda n'inzu y'umujyi wa Paris mu Bufaransa harimo indi si yihishe. Munsi y'uyu muhanda hari amateka akomeye cyane. Catacombs of Paris. Catacombs of Paris. Mu by'ukuri iyi myobo yo munsi y'ubutaka irimo amagufa y'abantu barenga miliyoni 6. Aya magufa yashyizwemo mu kinyejana cya 18. Paris yari yuzuye imva, bituma leta ifata icyemezo cyo kwimura amagufa mu marimbi yo munsi y'ubutaka. Uyu munsi Catacombs ni ahantu hitaruye kure cyane abantu. Gusa kuri ubu haba imbaraga z'imyuka mibi iremereye cyane kandi iteye ubwoba. Ndagushimiye cyane wowe twabanye muri iyi documentaire. Ndagusaba kudusangiza ibitekerezo byawe muri comment. Iyi ngiyi ni Umva X. Ngiye waguteguriye documentaire nkanayikugezaho. Nitwa Mr. Alex. Nakagaruka.